nkunda igitsina gore cyane. Yego se buri ukunda abagore cyane? Nkunda nyine abagore bya hatari, ariko nanjye turabihuje ahubwo nyine uko nkunda abandi. Uramubona ukamubona nyine aremukwe, ukabona undi ukabona aremukwe, ukabona undi ukabona afite ukuntu yirebera, no abakobwa ari ukuntu birebera neza. Oya none se kwisukura mu nk'aho umukobwa cyamise mbyibuka kahise. Yago arimo aravuga ukuntu yafashije abahanzi benshi, ariko bose nta muntu uba ushaka kuvuga ku karengane yakorewe cyangwa se n'ibindi nyine ibyo ibyamubayeho nta uba ushaka kubivugaho. Wowe urebye situation ihari kuri Yago, like niki wabivugaho? Ariko ngiye muzi Kigali, muzi Kigali kuko nabaga inshuro nyinshi ndiwe, ntaranaba n'umuhanzi, guza n'inshuti y'abahanzi. Urumva afite ukuntu nyine yahuye n'ibintu bikomeye mu buzima bwiwe. We actually Yago ukuntu ateye kuva kera ngiye muza afasha abahanzi. Sha nanjye umuhamya wabyo kabisa. Ngo yamukoraga project kanaka, yamukora na project nyinshi zabaye successful, yabaga yasizeho itafare amafaranga ibiki kerekaje nk'i Kigali. Uzi ngo niwe uzibona ruvuze mu kanya ngo we umuntu ntiyapfuye, ngo ni uri we yapfuye tuba turi kurigira. Ngewe niko byu urumva biragoye, that's why bigoye. Ntago bro Yago yagakwiye kuba ari hano. Konduzi warize, ¿qué pasó bebé? Masheria, tell me what it is. ¿Qué pasó bebé? Senye, konduzi warize, ¿qué pasó?